Go away! Why is your hand no? Yo! What are you? Mukomere cyane mfite ikibazo duteke kwanza nsanze baraturandagura naje murandeberera ko ntubona rero nshaka ngo hari itegeko ryasohotse ibisheke byose bigomba kuvamo kahinga amateke gusa umuceri ntesinze ntabwo ngujyaga sishaje haracyafunzwe mwa abandi babyaye ibisambo gusa icyo gisheke ugikuye hesha ugikuye impamo y'Imana rero mumfashe kazagira umuntu nsanga mu bisheke byanje ni ukumuha nyina babwize ukuri dore nemba dore ebera impamo y'Imana hose nigiraga ibintu byanjye ibintu byanjye biri ku murongo none ndebera yewe ibintu byanjye byose ntiwamenya ngo bari kubimanganya Basha! Wahuriko! Binaha! Uragitashobora kuzamuka. Cyane turi kumpamagara nk'ubwo uje nawe ntiwabura gukura gusa bashibyo gose Kamugabo urananiye kabare warayemo reba nkuriya mwana karare mu ruzi karinde warayugwaye ndamaze nabuze amafaranga go kumujana ku bitaro umeshara kandi urananiye Imana cyangwa iryo rihari ariko uko urukugira nk'intangambi ubu koko riteke ukarigegena biri kukunaniza none se sibyo byiza indagira batiboneka nkubwiza ukuri igihe kimwe saho nyine wazatasha ugasubira iwanyu nubu n'amakimbirane gahoraga mu rugo n'uri higaza buri kimwe ahore mu kara kabera wabona urukunsega guca kajya ngo n'ijye ukoraga ngo urarizana kandi uyatiraga mu ndakwiyamye ni impamo ya muntu wabona utangiye kunyoneraga warayiye n'ubundi none nawe ugira ngo utangiye kuntonganya itumye niteke nditemeraga
ntumbagane nonoka muruku twicira mwana yawe kirwa vuba ndahenengera yurizana wose rirakunaniye ngo wowe rirakunaniye yananiye sinashobora gupfukama no hasi kamukura umugabo tuvuze baraza gabanwe ibirenge ndagiye tugize gangana gute ndizi nibagara duhaza kuri aba bantu nabo impamo y'Imana hari umuntu ndaciramo kabiri mwumva umurima pe nese ubukoko reba ukuntu abandi basigaranye ibisheke nje byose birasize abantu nabona abakudu amakuru nkumva ngo ari skuzaga mwumva umurima arakire papa arakire buretse uzumva sinamukina nawe ubimereye nabi uzabyumva wowe sagujanaga mu kabari yakuraga umugore wambabari ko nkwisabye mama cyaraboze nje mwakanyamihigo urakumpa mama wowe wabimaze abatarimo icyo wajya kimeze neza kera sinje ntabwo yazaga iwacu nkamuhugwaho aragufata ngo yasizemo abarinzi mba mbese yarabirindishije aba rero bameze nk'iminika wiriwe komera Virginie amakuru mwakoze yego ndabona mwakoze pe zirigo kandi mba naboneye pe ahana hehe kuko umugezi na madamu mwazanye se iyo ntumbagane madamu wagiye uraho hagati kitapando wabona utamwanduza wakintu tumeze neza nazi kandi ko ndi umuhinzi mukomera cyane turakomeye amakuru ki ndakomeye ndashima wanziye ko ntamuherutse ewe yaragiye gupagaza amafaranga garabonetse bisa hana hehe kuri rusete kuruzi narinje kureba inshuti yanjye iba hano hirya dukora mu bucuruzi uracuruza muri reka bya bizenga byanyu by'amafi gutugonjera iteke ni isaha yose iyi minsi ntabwo uzi kugira ibintu niba wangurishije amateke ko mbona ufite amateke aryoshye araryoshye pe ko gatabaye musi aryoshye aya nayo arimo ariko araryoshye kuyasura uzasigira akagira nawe ntugabayemo kuki ukunda kuba igisambo ushaka kugura amateke ndashaka kugura amateke uzi ko n'abantu bayakunda Jirwa barakunda pe twajana mura twashoboka ni meza nararyoshye yemwe amateke yanjye araryohaga cyonga none ubwo hari noti y'ibihumbi 2 akogirwa wagereka kwifuza ko ariko n'ubu ntabwo urya ureka kwifuza ndagiye je kunyifuzisha mu byanje se ariko umuntu w'umuturanyi mugurisha uryo gigo kivuga si niba ugiye guhaha twumva ni amafaranga 500 kuko aya mateke aranaryoshye wangahe 500 pe kandi kubuju wagwa amafaranga 500 waje kugaguramo iki hanze use amafaranga ni make Ibyo byonyine. amateke kandi sinayagurisha arabaryo abana banje barararira iki mwana yarwaye nabuze n'icyo kumutegera ubuvugo ariko turi abatura ubwo se kujya kwa amateke aranaryoshye pe ntabwo yagurisha ntabwo ndagurisha hari umurima wazanye sibyo kubirigitana ko twarawushakanye sibyo kuba warabirigitanye mu ngutiya niki wanzanye ntawe yagurishaga abana banje babura ufite akangari mbega amateke meza araryoshye we abana banje bakunda n'umugabo wanje yakunda agufashe inoti y'ibihumbi 2 oya ndaguha 600 ngahe 600 pe ego birine yawe ariko se waretse nkapfa we nshobeza hasi reka mwishyure ariko amateke ganjye agamaze ari kuyagurisha ari kuyamarira mu kabari rero ntabwo abana banje barararira kuyagurisha ndakucyakiriza mwugo muri murambyagiza rero ndamaze imana akagurisha ndabona mutajya muhira haragi wanyu nagurisha mwakire afite amafaranga agenda kugura n'ahandi mwakire murabe igendere mukaja muratera abantu nimujye mukira ariko mwagiye amafaranga ndafite igendere bayafite ntabwo abasirimu ntigurishirije wowe ugapfa ntabwo nshaka uzapfa n'ubutindi bwanyu muzapfa mwigejeje nta n'akenda kazima mugira mufite imirima rero ibisambu byose ni ibyanyu ariko muducurira hano muzahora mukennye rero ku musego n'umugore mwiza mbona wakintu nagiye ngira hakurya y'uruzi yego ngiye kureba kuriya muceri nimba rwarafashe neza ngenda uje kureba ko uruzi rutagezemo garuka umbwire uko hano hano nasize ururobo rwanjye ngiye kugenda mpanyure ndebe ko hari
yandura bakwara bagara kanugari tugatekera abana ku mugoroba tukoreshaga amateke ago mateke ugarene wirebe handi yakora umunsi ko narase agashaka izi zisanta nta n'indugu yewe urushubu koko yego uko bisha nabiboneye uburyo mana ndeba mana ndeba mana we mana ndebera ndebera urushunda mana we oke bayo Meze gute waronse ko narasenje wera? Komera papa. Makuru kimwa. Wapi narase? Umvambe. Na horombye umunsi wose mu mvano yapfa muri nyamutera ntacyo nabonye. Cyo genda sutantera umwaka. Oya nta mwaka kubaka uraronka. Ngo? Uraronka nta mwaka kubaka. Ubushize narakubonye. Inkuba iranci. Yakada. Genda. Nagiye yaraka dukora n'uruguru. Ndakora n'uruguru nanje. Ndarabi yanje. Simwa ugiraga gahuye uri umugabo. Namwe muba muri guseki. Weho waronse mwa. Ewe. Ngiye kuva aha hantu rero. Ngiye kwimuka. Ewe. Umuvuna muheto undunguruke ubu birarangiye ongera kubona sinindi wenda namaguru kontoni kada Wandumbagana kabiri kanga unsanga kururi. Ndakubwira kuva mu gitondo, aho waze kwa mu gitondo kuyasanga. Gahindagaro. Ntabwo garama tugitega cyagoye. Indagaro. Impagu maze kurokuva mu gitondo waroze, waje mu gitondo kugeza kazoze ari waroze. Ibyatuma ntaronka ntibyabura waronse nanga wakagurisha. Ngo? Mpereza nyo gutekera abana, buriya biteke barabijya cyane. Wajya kubatekera ibyo bigutiya. Mpereza amahera warobye. Wamba bari. Wayaka kumasa. Nanje mbabarira. Bani nuri. Babarira nanje amahera barobye. Fasha. Mereza ije kuronka. Wataha. Nandava. Mama bari ugataha. Kuva mu gitondo sabana baje babwiriwe. Babuza n'ikintu bashaka umuntu nangiza mu bamara turaduteke. Wabatekeye impungure ntibari. Impungure zabananiza. Amateke bayanze nabo bashaka kugira ngo barishe. Imyumbati. Ariko nibyo isari kuro baracara umusoresere ntari yasaza. Wamba bari. Kuroba. Nubwo nanaronka. Uzichaka mfite. Nabura kurigurisha nisomere magacu. Nanjye navarera ndashanye turatahana. Kugira ngo Cikirwe. Kamigamira dakamigamira nje ko. Gira neza. Riragucitse se. Kamvere.
babarutaye nta nafaha Taha, nta kintu- imago wagize nta kindi n'itahira kintu nakongera kubona hano ukiri imago hano wagize n'itahira noneho nje gute gusiga abayandi ujana garagara mu kado ariko mu kado- mbona induru yawe nyinshi mukadaba garimo eh kajane ariko nza guteka kajanire gaterwe kosi kajane aganda gashira mu bintu agakosa karimo ngajane jane nyamara wari waronse indage yewe ntacyo nuntuka sinkarya abana n'abana banjye birantwari tokomeza urabona kurara utundi mana ya ikote ryawe ndarijanye hereza icahi cyane anda we n'imvura yaguka cifubika indage mumenye nimutega afata neza ngo goma harimo atandatu nimutega ry'umwaka mama nangaye ewe daka umukuna mwetu w'umugore nta kindi kintu nabona hano animuke wowe ngiye mu bigorogonza njye mu marebe se kanjye mu mazinga yo gushakira ahandi tu noneho kandi umva nambutse hari